Bahaye ikaze bakunzi ba Milan TV murereye hose mbifuriza kugubwa neza mu byo mukora byose. Nk'ibisanzwe rero ni Fabrice mugiye kubana mu ngingo z'amakuru zigiye zitandukanye yagiye avugwa mu Rwanda no hirya yarwo. Sindi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Bayingana se mugeshe benganiraho neza. Ndakomeye cyane Fabrice meze neza? Nanjye ndamahoro kandi twizere ko n'abadukurikiye nabo abakunze ba Milan TV mwese turabasoje mu by'ukuri. Tunabaha ikaze birumvikana mu kiganiro cyacu tunabasaba kuza kubana natwe nyine birumvikana kugera ku musozo w'iki kiganiro. Nkuko bisanzwe rero reka duhere muri Kongo. Muri Kongo M23 ikomeje kuri koroza bibiri kuvuga ko iri kurwana na FARDC imirwano igeze kure se watubwiraho bigeze nuko bimeze kugeza ubu. Ni imirwano ubundi yongeye kwaduka cyangwa se yongeye kubura muri Kibumba. Yego. Nekeza ko ari n'inkuru tureba cyane kuko iyo bari kuratsanira hafi y'u Rwanda kenshi abaturage baturiye igice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda nava ku mutekano wabo uri mu kangaratete kuko rimwe na rimwe twagiye tubibona kenshi ko hari ukuntu amasasu cyangwa se zimwe muri za bombe zishobora kuyoba zikisanga hari byo zangirije hakuno ku ruhande rw'u Rwanda. Burera imirwano yaramukiye hitwa Kibumba, ni kibaya kirekire kiva hitwa za Kanyarucinya gikomeza Goma kinaturuka birumvikana nyine mu bibaya by'imisozi y'ibirunga hafi ya za Nyamuragira ndetse na Nyiragongo. Ahangaha hari amazi iminsi hari agahenge. Yego. Ubundi kino kibaya benshi bakunda kucyita ikibaya cy'urupfu bitewe nuko iki kibaya kuba hari umutwe wa Tsinsu kuba M23 yakirukana FARDC muri position zabo cyangwa se FARDC yakura M23 muri position ifite ibi byo byarananiranye pe. Nuko guhangana wenda makuru dufite kuri uyu munsi navaka ari meza ku bakunzi ba M23 nuko basenye position eshatu za FARDC banasenya drone cyangwa se bashwanyuza drone yabo. Ibingibi rero nibyo byatumye mu masaha y'igitondo hafi muri ya masaha twita y'utunyoni hamwe utunyoni tubyutsa abahinzi noneho ntago uyu munsi ari inyoni zababyukije babyushijwe n'urusaku rw'ibiturika. Ara muri Kibumba urusaku rw'ibiturika amasasu n'ibibombe byacacanagamo ahitwa kwa Mama Olive ubwo ni igice kiri hirya ndetse n'ahitwa kwa Madimba ubwo turacyari mu kibaya kugaruka ahitwa ku mabere y'inkumi tumwe dusozi turi strategique tuba tugenzurwa n'abarwanyi ba M23 gukomeza hirya ahitwa za Twantena aha hose ni igice cy'ikibaya ariko gisa nkaho ciciyemo kabiri kote imwe igenzurwa na FARDC indi igenzurwa na M23. Yego. Ubu rero amakuru dufite kugeza kuri ubu nuko si imirwano yarambye cyane kuko yamaze amasaha make ariko noneho ni imirwano iri efficace cyane kuko yagize ingaruka kandi nakita nziza ku ruhande rwa M23 kuba yasubije inyuma cyangwa se yegeje ikanasenya zimwe muri force za FARDC. Ndavuga ko yari intsinzi rwose yari intsinzi yo kwishimira kuri kote y'abarwanyi ba M23. Bayingana M23 ikomeje kuri koroza. Ejo bundi hari habaye inama yabereye mu Rwanda iri guhuza u Rwanda na Kongo mu biganiro n'ubundi byo guhagarika iyi mirwano. Ariko muri iyo nama bari bavuze ko M23 na FARDC yabaha agahenge ariko birangira kananiranye. Ese gukomeza kuri koroza birerekeza he? Ako gahenge kazabaho cyangwa se biracyakomeye nago M23 iteze gusubira inyuma? Agahenge ngewe sindi kukabona mu by'ukuri sukugaya cyangwa se suguca amazi imyanzuro y'abadiplomate bakuru especially reka tuvuge twe bitureba nk'u Rwanda. Kuvuga ko ibyo Minister Nduhungire Olivier President de Republika y'u Rwanda ndetse n'abandi bakora ibishoboka byose ngo amahoro ahinde muri kano karere. Yego. Imbaraga bashyiramo rwose turazibona nk'abanyarwanda ndetse n'abandi bakurikirana ibiba ariko nkurikije kote ndetse n'imbaraga Kongo ishyiramo mbona imbaraga z'u Rwanda zisa nkaho zovaweitinze cyangwa se zasumbye kure iz'abagenzi bo biteguye kujyanamo kugira ngo nyine amahoro yongere hinde muri kano karere. Ikibazo gihari nuko u Rwanda rushishikariye cyane ko habe igice cy'uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibindi bicara muri Kongo bitunga bigatunganirwa amahoro ahinda. Kinshasa bahisemo gushora imbaraga ndetse n'amafaranga mu by'ukuri mu bikorwa byo guha imbaraga imitwe y'itwara gisirikare harimo na FDLR ari nayo zingiro ry'ikibazo ndetse no kutavuga rumwe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Kongo. Ibibazo biri hagati y'ibihugu bishingiye ku mutwe w'inyeshyamba za FDLR ugizwe n'abajenosidal basize bayi ku Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 94 ni FDLR irimo ex-FAL
igisirikare cyatsinzwe abahoze ari abasirikare ba Habyarimana Yeah. ni FDLR irimo bamwe mu bahoze mu nzego nkuru za politiki ku butegetsi bwa Habyarimana ndetse n'abandi basangiye ingengabitekerezo z'urwango ku baturage b'abatutsi. Ibi ngibi rero usibye no ko bahabwa imbaraga za gisirikare ahubwo banahabwa umwanya wo gukwirakwiza iyo ngengabitekerezo yabo, Yego. which is not good. Kongo icyitwa abatutsi baracyariyo. Yego. Wenda mu Rwanda twifitiye umugisha yuko ndi umunyarwanda amaze gucengera mu bantu indererwamo amoko abantu batakizibonamo. Yego. Ariko muri kano karere ka Afurika y'Uburasirazuba ibyo bintu biracyakora nko mu Burundi. Rwose naho mu mbwirwaruhame z'umukuru w'igihugu wumva avuze ngo niba uri umuhutu birakureba, niba uri umututsi birakureba, ni ibintu bigikoreshwa no muri Kongo desema. Yego. Iki ni ikibazo gikomeye, uretse n'ibi noneho u Rwanda rushobora kutivanga mu bireba wenda politike z'igihugu nka Kongo, kuba wenda bataraborishinze ibyo ngibyo, wenda reka tuvuge ko bibareba, bazi n'inyungu bibafitiye, ahubwo noneho twivugire ku kijyanye n'umutekano utureba muri rusange. Yego. Hano mu karere twese. Iki tureba no kumenya ngo ese u Rwanda ntago rwavogerewe. Ari nayo mpamvu u Rwanda rwashyizeho mesure de défense. Yego. Tutaramenya ngo nizihe kugeza kuri ubu ngubu. Gusa nyine zirazwi ko zihari nyuma yuko hagiye habaho kuvogera inshuro zirenze imwe ubusuge n'ubutaka bw'u Rwanda. Izi mesure de défense zashyizweho kugira ngo zirinde icyo ari cyo cyose gishobora kwinjira giciye mu kirere, ku butaka cyangwa se ku mazi. Mu yandi magambo Fabrice, icyo ndi kubona nuko izi mbaraga zishyirwamo mu gihe Kongo itaragira ubushake bwo gukemura ikibazo, mu by'ukuri ndabona bizakomeza kugorana. Bahingana ugarutse kuri FDLR. Yego. Kuki buri gihe babwiye Kongo ko ikibazo ari FDLR, kwijishura iyi FDLR ngo umutekano ugaruke, kuki bikomeza kugora igihugu cya Kongo? Mu by'ukuri FDLR yamaze gucengera, iri mu ngeri zose ara muri Kongo. Yego. Kugeza ku barinda umukuru w'igihugu. Noneho banavanze izi nyeshyamba n'igisirikare cy'igihugu FARDC baravanze. Muri make strategy zose bakora zigamije kurwanya FDLR. Yego. Bagomba kugaragaza clear plan yo kuvuga ngo keretse bahisemo gusenya igisirikare cy'igihugu ndetse na garde president bwo ni baraza kunyihangana France si nziza cyane, reka nkoresha icyongereza, Republican Guards cyangwa se abarinda inzego barinda abajepe cyangwa se Presidential Guards, reka bikure mu buryo rusange mbita abarinda umukuru w'igihugu Presidential Guards. Yego. Keretse iyi mitwe yombi bayisenye. Ikindi FDLR yaracengeye igera no mu butegetsi ku buryo bivuga ko bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ari abantu barerewe mu biganza bya FDLR. Yego. Ni ukuvuga ngo ingeri zose muri Kongo haba iz'ubutegetsi, iz'ubutabera n'igisirikare zirimo FDLR. Ubwo rero njye sinibaza ngo bizagenda bite cyangwa se hazakorwa iki kugira ngo zino nzego zisenywe, iyi FDLR nayo isenywe, ibintu bijye ku murongo. Kugeza ubona ko bikigoranye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yego. So kuyijishura rero niyo byabaho nibyabara gufata nibura kimwe cya kabiri cy'ikinyejana mu buryo bwagutse. N'urugendo rurerure nkuko bamaze imyaka 30 biyubaka, witekereza ko ikintu kimaze imyaka 30 cyubakwa wagisenya mu mwaka umwe ntabwo bikunda. Noneho ikibi hubakwa ingengabitekerezo, uri ingengabitekerezo nicyo kintu kibi. Niba yaba ingengabitekerezo itarabaye spread muri kano karere no muri Kongo, ari igisirikare gusa bari kurwana no gusenya igisirikare, icyo cyo ni operation idashobora no kumara amezi abiri. Ku bushake bw'ibihugu byombi ndahamya ko FDLR bimaze gusenyuka. Ariko we are talking about ideology. Yego. Ni ingengabitekerezo imaze imyaka 30 yubakwa. Ideology rero kuyisenya no kwirimbura bizafata indi myaka. Ashobora kuvuga ngo ni 10 cyangwa 20 bitewe n'ubukana igezeho, gusa ndahamya ko ari igihe kirekire kugira ngo ibi bikurwe mu nzira ndetse n'iyi FDLR isenywe. Reka twitege umusaruro w'ibi biganiro biri kugenda bihuza bino bihugu byombi, kuko biragaragara ko n'ubundi byose bisa nkaho bishaka amahoro, ariko tutazi neza uburyo cyangwa se inzira bizazamo. Reka Kongo hari terme njya ngunda gukoresha irimo icyubahiro ariko nanone n'imvugo shusho, ko igihugu tuba tugomba kucyubaha kandi gifite sovereignty. Kongo wari wabona amazi. Amazi buriya ni substance ariko iri colorless. Amazi ubwayo nta baragira. Amazi afata ibara y'ikintu ya container. Amazi ninyashyira muri container y'umuhondo ndibuze kubona ari umuhondo, ninyashyira muri container y'ubururu ndaza kubona ari ubururu. Kongo nayo nagishaka kugaragaza color
ntabwo ishaka kugaragaza ibara ryayo muri kino kibazo. Nishaka kugaragaza ko batsimbare bavuge bati twe turaba FDLR cya tubugamiye kuri FDLR bimenyekana bigaragara. Nibashaka kuvuga ngo noneho twe tugiye gushora mu kubungabunga umutekano w'igihugu. No. Barajya ku ruhande rumwe bakagaruka hino. Rero iyo dilemma hirya hino niyiteje ikibazo. Hakwiye kubanza kubaho consistency ku bategetsi b'i Kinshasa, bikaba bizwi ngo noneho twafashe gahunda na plan ifatika ihari, ibintu bigiye gushyirwa mu buryo cyangwa se bigiye gushyirwa mu bikorwa ariko mu buryo noneho busobanutse. Bitari kuvuga ngo turi hano ejo turi hano ejo turi hano. Iki ngiki Fabrice ni igikorwa trust me Kongo rwose nkuko tuyitazira kuba Paradizo Africa ku bijyanye bura Kongo ni nziza. Abantu batazi Kongo wenda nge nagezeyo yego nanabayeho by'igihe. Buri abantu batazi Kongo ni nziza pe. Kongo ni nziza ku kintu nakiti cyanyuma. Mu gihe rero ibi ngibi byabibaye ndahamya ko rwose amahoro nakabuza yahinda muri kano karere kacu ka Afrika y'Uburasirazuba. Murakoze cyane. Bayingana ndagushimiye kuri ubu busesenguzi cyangwa se ibyo tugejeje ku bijyanye na Kongo. Ndagira ngo tugenda tugana ku musozo utunyuriremo hirya uko bimeze. Habaye amatora muri Amerika. Trump yarayegukanye ariko kugeza ubu Biden agiye gusimbura yatangaje ko mbere yo kuvaho agiye kohereza Ukraine inkunga nyinshi kugira ngo ikomeze irwane. Nyamara Biden mu mihinoza Trump mu mihigo yari yashyize yaravuze ko intambara igiye guhagarara. Ibi bishatse kuvuga iki ku bademokrate? Actually uko ibintu bimeze abademokrate batakaje. Yego batakaje ariko sinavuga ko batari uko bakunzwe, ahubwo amatora nk'aya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariho gusunikana ndetse no gupezanya. Yego nagaragaza ko twibuke nubwo aba republike bafite cyangwa se begukanye ubutegetsi ariko hari igice cy'abaturage runaka 40% by'abaturage batigeze babishimira cyangwa se batabatoye. Uyu mukuru w'igihugu ubugiyeho abafite inshingano zo gukora ibyo 50 kuko uko batsinze nabonye Trump afite 59 Harris afite 41%. Yego nukuvuga ngo afite inshingano zo gushyira mu bikorwa ibyo yemereye 59% byamutoye ariko no kwigarura imitima ya 40% by'abatamutoye ibyo batamutoye. Iyi ni inshingano bafitiye hamwe. Rero iyo hajemo ikibazo cya Ukraine kuri iyi ncuro abanyamerika benshi basa nkaho batagishaka cyangwa se bakigowe cyane no kuba Amerika ifite ukuboko nakita kunini mu bibazo byo muri Ukraine. Barifuza ko bikemuka mu buryo bwiza ariko kandi nanone buciye mu mucyo. Navuga ko bashyigikiye cyane ko nyine Amerika nyine itasigaye Ukraine nk'umwana yirereye nibyo, ariko kandi nanone kirindwe gukirwa mu kuboko kwabo. Nk'ubu Biden yagiye afasha Ukraine cyane ku buryo bavuga ko kuri ubutegetsi bwa Biden miliyari zisaga 30 z'amadolari zitabuze kujya muri Ukraine. Yego mu buryo bw'ibikoresho bya gisirikare cyangwa se ubundi bufasha bwose nta mafaranga menshi cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ijambo ku bindi bihugu, zaje zitegeka cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi zinfluencing ibindi bihugu kuba byafasha Ukraine. Aba republike baje ku butegetsi baragaragaza ko watari wo mujyo barimo, ariko nkabona ko nabo ubwabo batiteguye kuba bajya kure ya politike za Amerika. Nubwo aba republike bivugwa ngo bafite ubushobozi cyangwa se bafite intumbero yo kubaka Amerika, yo kugira Amerika igihangange, ariko buri mu president wese wa Amerika ugiyeho ikintu bafite mu mutwe nuko Amerika igomba kuba igihangange mu isi. Yego binyuze muri politike z'imbere mu gihugu no hanze yacyo. Sindi bubone rero ko ibyo benshi bari gutekereza ngo Trump ashobora kutajyaho agagarika ubufasha, ashobora kubitekereza uko ariko siko ndi kubibona. Yego kuko intambara barimo muri Ukraine kimwe mu bintu nyine bituma ubuhangange bwabo bukomeza guhama no kubihanga amaso. Kuki se Biden yavuga ati mbere yuko nanga intebe reka Ukraine mbanze nyihe ubushobozi cyangwa se imbaraga runaka kugira ngo ikomeze uru rugamba? Aho ntago ari ubwo afite yuko yo kumva imihigo n'imigambi ya Trump. Wabitekereza uko wabivuga uko kuko Zelensky na Trump nava kari abagabo batawubanye. Yego ntago bawubanye cyane, ndetse no mu minsi mike ishize urabizi ubwo ari New York mu kwezi kwa 9 aho yagiye ahuriza hamwe n'abantu bagiye batandukanye. Ibi byagaragaje ko Zelensky nawe ari colorless. Yego nawe nabarafiti
nk'ubejo Trump bikimara gutangazwa ko ari wewe wayigukanye general election ese mbona Zelensky avuga ko yiteguye gukorana nawe nko kubyo bagana n'ibindi kandi mbere ho gato yari yamaze kugaragaza ko gagikeneye ibikoresho ese urumva Zelensky afite gahunda Zelensky nawe nta gahunda afite ariko nibura nta mahitamo afite ariko nta mahitamo afite yego nibura uyoboye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko byamera kose abagomba kugenda mu murongo we ashobora kuta yiyambara isura y'abademokrate akambara isura y'abarepublike nabo bafite ibyo bazakorana byiza tabura kugaya ubwo nabyo nukubihanga amaso ariko icyo mbona nuko Amerika igomba guhindura uruhande risanzwe iriho mu bibazo bafitanye mu bibazo by'Uburusiya na Ukraine kugeza ubu ngubu kuki Putin nta kintu igeze atangaza ku ntsinzi ya Trump wavuze ko kugeza ubu nta kintu igeze avuga ni kandi mu minsi yashize yari yatangaje ko byagaragaraga ko we na Trump bafitanye umubano mu byagenda agatangaza kugeza ubu kuki nyuma y'intsinzi ya Trump yifashe Trump Putin byagiye bivuga ko ashobora kuba afitanye umubano wihariye na Trump na mbere yuko asojira manda ya mbere byagiye bivuga ko atakiri no muri office bajyaga baganira ariko ibi ngibi ni amakuru yamwe twita y'abamotari amwe yo ku muhanda ntago babizwi ntago bafite ibimenyetso kuko itangazamakuru na kimwe kize nibura kigaragaza gikiranza amajwi ibyo baganira cyangwa se ibindi bivuze ko ibi tudashobora kubishingiraho ngo tubyizere ikindi ntago Uburusiya na Amerika bishobora kuba inshuti ntibikunda ntibibaho ntango bebyiri mu kirere kimwe ahubwo wenda hari igihe haza umuperezida akirinda gushyamirana n'Uburusiya ni ibihugu bihora bihanganye hari igihe haza umuperezida agashora imbaraga mu gushyamirana n'Uburusiya haza undi akaba bizi ko Uburusiya ari umwanzi ariko nashyira imbaraga ze cyane akoroshya ariko n'uri bidakwiye ko ibihugu ari abanzi bakomeza kuba abanzi ahubwo umuperezida uje agashaka ukuntu yoroshya atari buze kubyinjiramo kugira wenda bitaza kubyara ibindi nicyo nshobora kubona Trump ashobora gukora hako Putin ntago yigeza ashishikarira kumushimira kumuha indabyo ze ngamushimire anamwifurize kuzagira imirimo myiza no abyakoze ubwo rero harimo byinshi byinshi inyuma wenda no kuza kureba icyo Amerika ishobora kuza kubisubizaho ntacyo barabivugaho Trump Putin niwe mutegetsi mu bategetsi bakuru nabonye utigeze amwifuriza Ubushinwa bwabikoze n'ibindi bihugu by'inshuti na Amerika byo birumvikana na OTAN yose muri rusange bayabikoze n'ubuhinde cyane byose rwose byabikoze Putin niwe wifashe kuko nyine nta bucuti bwa Amerika na Trump nubwo ari umuntu w'umucuruzi bigaragara ko atari umunyarwanda ariko nawe naba afite ukundi kuntu yabangamira Uburusiya nko mu bucuruzi ashobora guhagarika amasezerano ashobora kuzamura imisoro ku bicuruzwa by'Abarusiya ntago ni ibihugu nyine ntago bari inshuti bino bihugu ahubwo umuperezida ujeho hari ukuntu haza umuperezida woroshya ibintu undi akaza abikaza niryo tandukaniro nyine riba hagati y'aba bombi bivuze ngo Trump ntago ajya yiyorobeka Trump nyine ni reality akubwiza ukuri nicyo kintu abantu bakundira Trump ni umuntu nyine utavuga ngo ari bwibombarike ngo kuko uri bumukorere iki niba ari ukuri arakuguha niba ari ugusinya n'amasezerano aratabivuga niba kandi ari ukwimura uruhushya rwo kukanajya ku butaka nyine ibintu byose abikorera ku karubanda ubwo na Putin we yifashe ubwo se yavuze ati nanjye Putin ntago ari imitekerereze ye Putin arihariye bano kumenya icyo atekereza bikunda kugorana ni na kenshi Putin uzamumva mu bitangazamakuru nkuko abaperezida b'Amerika bahora imbere ya media hakozwe iki habaye iki no ntago Putin ibyo bintu bimubonaho akenshi niyo avuze avugira muri Dmitry Peskov uvugira Kremlin ni kenshi rwose Putin adafite inama nk'ibi by'abanyamerika ujya kumva ngo ejo ngo perezida wa Amerika ngazaza imbere ya televiziyo ngabwira abaturage ubu mwanya nago Putin yawugira niyo ari icyo ashaka kuvuga wenda ni statement ni inama yabaye umuvugizi wa Kremlin niwe uzi imbere ya kamera za televiziyo y'igihugu akavuga ibi bya Amerika ngo sinzi ngo mukanya ngo yagiye aha ngo mukanya ngo Biden yavuze mukanya ngo Trump no nago mu Burusiya bikora biragoye cyane kumenya icyo atekereza ariko kuri inshuro ndizera ko ubwo Trump agiyeho kandi ari umuntu ukunda gucokoza cyane rimwe na rimwe tuzatwisanga Putin yamusubije engana ndagushimiye kuri uyu mwanya waduhaye yego reka mushimire Fabrice reka kandi tunashimire n'abakunzi nyine ba biyi platform ba Miran TV yego
ubundi ibiganiro byimbitse cyane rwose nibyo bizajya bibageraho umunsi ku munsi. Reka tubashimire mwe mwakomeje kubana na Mirana aho muherereye hose, bayingana twizeye ko n'ikindi gihe tuzagukenera tuzakubona. Ndahari cyane, yego ndahari cyane rwose, bakomeze bapartije, ba liking, ba commenting, ndetse n'abatanga ibitekerezo nabo umwanya ubuhari yego ko kuba bagira icyo batangaza. Bakunzi bacu rero turabashimiye, ibiganiro byacu byo nakagaruka, kandi mukomeze mutweke ko turi kumwe, mukora share, like ndetse na comment. Ibyo byose ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Turabashimiye, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Blessings.